ry'Imana tuganiraho ni mu butumwa bwiza bwa Matayo niho turi gusoma igice cya 11 uhereye ku murongo wa 28 cyangwa 28. Matayo 11:28. Bibiliya iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye. Ndashaka gusubiramo aka kantu ko munsi kavuga ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanje utaremereye. Uyu munsi ndetse n'umunsi w'ejo Imana nidufasha, bakimbwira ko tuzaganira, numvishije umwuka nyobora ko twaganira hejuru yo gukorera Imana. Nukuvuga ngo none n'ejo rero tuzaba turimo tuganira hejuru yo gukorera Imana. Wenda tugerageza kubireba uko bivuga kandi turebe neza nimba koko uburyo dukorera Imana bwujuje ubuziranenge. Ndashaka ko rero cyangwa ndifuza ko izi nyigisho zacu uyu munsi n'ejo uburyo bwiza bwo kwisuzuma umuntu ku giti cye atabyerekeje ku bandi bantu. Amen. Amen. Gukorera Imana, umuntu yatangira yibaza ngo gukorera Imana ni iki? Gukorera Imana ubwabyo bivuzwe ngo gukorera Imana ni iki? Usomye Bibiliya neza urabona ubusobanuro bwo gukorera Imana icyo ari cyo. Usomye Abakorinto ba mbere igice cya 10 n'umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Urumva gukorera Imana rero ni ikintu cyose umuntu akoze gifite impamvu yo guhimbaza Imana, yo gutuma icyubahiro cy'Imana gishyirwa hejuru. Ikintu cyose umuntu ashobora gukora kubw'icyubahiro cy'Imana, haba ari ukurya, haba ari ukunywa, haba ari akazi, haba ari imirimo isanzwe dukora, ukayikora impamvu ibyihishe inyuma ari uguhesha Imana icyubahiro, uba urimo ukorera Imana. Icyo kibanze cyumvikane ko gukorera Imana atari ukubwiriza gusa nk'uku, atari ukuririmba mu ikanisa, atari ugusenga, oya, ahubwo ari igikorwa cyose dukoze dufite intego yo guhesha Imana icyubahiro. Iyo usomye mu Baroma igice cya 12 uhereye ku murongo wa 1, Paul arasaba Abaroma ngo batange imibiri yabo ngo ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera kwabo gukwiriye. Urumva kwitanga ni ugukorera Imana. Kwitanga, tugatanga imibiri yacu, tukitanga ubwacu, tukabituro imbere y'Imana, ni ugukorera Imana gukwiriye. Icyo rero nicyo kintu cya mbere abantu benshi bahushamo iyo bakorera Imana. Bibeshya ko gukorera Imana gusa ari mu rusengero cyangwa ari amateraniro yo ku cyumweru cyangwa ari ibindi bijyanye n'ibyo. Ariko gukorera Imana ni ibintu binini kandi bigari kandi bikora mu buzima bwa misi yose. Kandi iyo wabisobanukiwe neza, usanga Imana yaragiye iduhamagarira kuyikorera ku misozi no ku bibaya no ku mirimo no mu miryango, ahantu henshi hatandukanye.
icyo rero nicyo cya mbere umuntu yakagombye kubanza kumenya, akamenya ngo gukorera Imana ni iki. Gukorera Imana bikorerwa hehe? Bikorerwa hose, bikorwa kuri bose, kandi bikorwa ku mpamvu z'icubahiro cy'Imana, apana ku mpamvu z'icubahiro n'inyungu zacu abantu. Amen. Amen. Icyo ni icya mbere rero, gukorera Imana icyo ari cyo. Icya kabiri, ni iki gisabwa kugira ngo umuntu atangire gukorera Imana? Kuko akazi kose kagira amategeko akagenga. Niyo basaba abakozi, hari offre, hari imirimo isabwa, bajya bashyiraho ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe ako kazi. Twebwe ni iki gisabwa kugira ngo umuntu akorera Imana? Mbere yo gukorera Imana ugomba kubanza gukorwaho nayo. Amen. Amen. Iyo niyo kondisiyo ya mbere yo gukorera Imana. Mbere y'uko ukorera Imana ugomba kubanza kwemera ikagukoramo umurimo, ikagukoraho, ukabona gutangira kwikorera. Kuko ugiye buriya hari abantu benshi bafite ubwenge, bafite n'imbaraga, bafite n'ububasha, ariko bataho kwiperimeta gusa ngo baje mu mirimo y'abandi batangire bakore. Banabikoze bakabikora, nta ngororano bafite kuko abantu ntibabayangaje. Si abakozi b'izo kampani, benshi muri abakozi n'abandi bari mu tuzu nyine murabizi. Mbere y'uko utangira akazi ubanza ugasinya kontra y'akazi, bakakubwira umushahara, bakakubwira amasaha, bakakubwira inshingano, bakagushira mu gitabo cy'abakozi, bakaguha urufunguzo, bakaguha ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo akazi ugakore. Imbere rero twebwe yuko dukorera Imana, ikondisiyo ya mbere nuko Imana igomba kubanza kudukoraho. Gukorera Imana utarakorwaho nayo, nza mbigereranya no kuja ku masomo ugamutangira kwiga utariyandikisha. Wowe kwiga ukarangiza ariko ukabura diplome kubera ko ntabwo uri muri systeme y'amashuri, ntaho ushaka ngo bakubone, nta nimero y'ishuri ufite. Niyo uza ukora ibizamini ukabitsinda, ayo manota ntaho yoza aja kuko izina ryawe tiririmo. Gukorera Imana utarakorwaho nayo, mbigereranya nko kuja kubitsa amafaranga muri konte, muri banke, utarafunguzamwo konte. Ayo mafaranga ntaho boyashira, bazabanza bakakubwira ngo banza usubireyo, uje kuri reception ufunguzemwo konte, baguhe nimero ya konte, baguha agatabo cyangwa baguhe carte, uwe umunyamuryango w'iyi banke. Hari abantu rero buriya bakora kandi bagakora bazi ko bahaye bakora imirimo myiza, kandi koko ari myiza, kuko turabagira abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi b'imfura bakora neza, ariko bakora imirimo ikabura aho ija kuko nta konte bafite mu bwami bw'Imana, ntibarakorwaho na nyiri kampani. Turabagira abantu benshi bitwa imfura bakora neza ariko badakijijwe. Kubanza kwemera ko Imana igukoramo umurimo, ukabona gutangira kuyikorera imirimo yayo. Yohana igice cya 6 n'umurongo wa 28, Bibiliya iravuga ngo baramubaza ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Mwumve, uyu ni Yesu. Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu, agiye kubarangira kwanza ikibanza, nuko mwizera uwo yatumye. Aberetse point de départ, aberetse ahantu ho gutangirira, ho guhera. Mubanze mufunguze konte, kandi iyi konte yitwa kwizera uwo yatumye.
ari we Yesu Kristo. No muri Yohana 17 harabivuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ngo nuko mumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine ngo mukamenya n'uwo yatumye. Uyu rero ni wo murimo wa mbere, ni ukwemera ko Imana ibanza kudukora mu uyu murimo. Umurimo wo kwizera umuntu agakingura umutima akizera ufungujemo konte mu bwami bw'Imana, uba wemeye ko Imana igukora. Haleluya. Amen. Yesu yigeze kujya kwa Mariya na Marita agiye kubasura, ni muri Luka igice cya 10 uhereye kuri 41. Hanyuma Marita aje gushyashyana mu gikoni kumutekera no kumwakira no kumuzimana, ariko Mariya ahitamwo kwicarana nawe ku birenge bye. Umugenzi we Marita araruha, aravunika, abira ibyuya, arananirwa, ngo aruhe, ararakara, ngo aruhe bimwanga mu nda, araza aramubwira ati Yesu, wewe nawe uri umushitsi ariko kameme wakagombye kureba ibintu biri hano mu nzu. Wewe urabona uyu mukobwa waje akwicara hano ku birenge, wamubwiye akaza akamfasha. Ariko kugera kuri urwo rwego ntimwumva ko ibintu zari bigeze kure. Yarahushe ku rwego ashobora no kubwira umushitsi ngo bwira nyir'urugo azakora akazi niwe tuba tuzi Imana. Yesu aramubwira ngo kurirusha, yamubwiye kabiri, kandi ijambo Yesu agarutsemo kabiri muza muritindamo. Aramubwira ngo Marita, Marita, uriganyira wirusha muri byinshi. Ngo Mariya yahisemo umugabane mwiza akaza. Yahisemo kubanza kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo Yesu abanze amukoremo umurimo. Yamenya ko agomba kubanza guhera. Hari abandi 70 Yesu yohereje muri Luka mu gice cya 10 abatuma kuja kwirukana abadayimoni no gukiza indwara n'imirimo yindi itandukanye. Baza bahaye bishima ngo abadayimoni babumviye, birukanye abadayimoni bakirira indwara. Aravuga ngo ntimwishimire uko abadayimoni babumvira. Aravuga ati ahubwo mugende mwishimire uko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yego. Kuko mufite mu konti mubanze muhera aho ngaho. Iki rero nacyo ni ikindi abantu bahusha, kandi iyo ubihushije ikingiki ubushije umurongo wose w'ubuzima bwo gukorera Imana. Amen. Amen. Ikibazo rero umuntu yakwibaza no kwibaza ngo ese koko nakozwe mu uyu murimo, nafungujemo konte, izina ryanjye riri muri systeme y'ubwami bw'Imana, Imana iramfite muri gahunda yayo. Yesu yarabivuze, aravuga ati abantu bavuga ati mwami mwami birirwa baririmba si bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo Kristo abakora ibyo data ashaka. Cyo benshi bazamubwira ngo twarahanuraga, twirukanaga abadayimoni, twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ariko ngo azababwira ngo sinigeze kubamenya. Nimwumve imbere mwakoze izibi bimwe cyangwa mwabivume mwe. Kubera iki? Kubera ko bakushije ikibanza, bagiye gukora akazi batarahera ku gikene. Ndifuza ko buri muntu wese agomba kubanza akareba ngo ese nafungujemo konte, nakozwemo umurimo, nizeye Yesu, naramwakiriye, narakijijwe. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ngo azayumva we ngo atazoja mu ijuru, kandi ni umuntu ugize iminsi mu idini, reka mbivuge gutyo, ugeze ku rwego nababwiriza abandi bantu. Ndabona ni iki gituma wumva ko utazoja mu ijuru? Ambwira impamvu nyinshi atekereza ko zizomubuza. Ndamubwira nti uko nyine uhaye uvuga ugomba gusubira ku rufatiro ukabanza ugakizwa, ukakira Yesu akaba umwami wawe. Kuko Paul yandikiye Abakorinto igice cya 3:11 aravuga ngo nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho, ariko Yesu Kristo. Iki kintu
bavandimwe ni ikintu gikomeye abantu benshi bahusha mu buzima bwabo. Umurimo ni ukwizera, kubanza kwizera umuntu akabanza agakizwa. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5, Petero agenda abivuga, aravuga ngo uburyo bwo gukora, aravuga ngo kwizera mukongereho. Wa murimo Imana idukoramo kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho gukunda n'abandi basanzwe batari bene data. Ariko ahera kuri fondasiyo yitwa ngo kwizera mukongeraho, urufatiro rwo kwizera rwo gukizwa nuko Yesu ari umwami wawe, ni bwo buryo bwiza bwo gutangira gukorera Imana. Icyo ni bande bakorera Imana? Ni abantu Imana yabanje gukora mu muri, kandi nizere ko ariko bimeze mu buzima bwacu bwa minsi yose. Abo rero nibo bakorera Imana. Kubera iki? Kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Aba bari muri Kristo Yesu bafite impamvu bamurimo, nuko hari imirimo baremye, kandi iyi mirimo ni imirimo myiza Imana yiteguriye kuva kera kugira ngo tuyigendere. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikindi kintu cya gatatu ushaka kuvuga nuko gukora bijyana n'igihe. Gukora nuko abazima, gukora nuko abagihumeka. Ni amahirwe y'abantu bahumeka bakiriho. Kuko gukora hari imirimo ijyana n'igihe. Ndavuga hejuru yo gukorera Imana. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 4, aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amanywa ni amahirwe. Amanywa ni cya gihe ugifite umwanya, ni cya gihe ugifite imbaraga, ni cya gihe ugifite impano zawe Imana yaguhaye, ni cya gihe ugufite uburyo bwose bwo gukora. Ijoro cyangwa kwira ni igihe uzovuga ngo sinejejwe nabyo, ni igihe utazaba ufite uburyo, ni igihe uzananirwa, ni igihe bitazaba bigikunze, ni igihe uzaba ufite imbogamizi. Aya ni amahirwe Imana iduha yo kwikorera. Kandi abantu benshi ntibazi kuko uyu ni Yesu wari kuvuga. Yesu umwana w'Imana aravuga ngo ni ngombwa ko nkora umurimo wantumye ngifite umwanya. Imyaka 3 ari concentre arakora. Gukorera Imana tugomba gukora mu gihe cyacu. Ko Bibiliya iravuga ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse, ni mu Zakozwe n'Intumwa 13 n'umurongo wa 36, amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Umuntu wakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye ntapfa, arasinzira. Amen. Amen. Uyu munsi ndashaka kabisa kugenda gahoro. Kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ariko abantu amahirwe y'amanywa yabo barapfushuza, y'ubusore bwabo, y'ubushobozi bwabo, amahirwe impano Imana ibaha, ubushobozi Imana itanga, amafaranga Imana itanga, imbaraga Imana itanga, ugasanga biri aho ngaho gusa bikayoyoka bigashira. Ariko nimba twamenye gukorera Imana icyo ari cyo, nimba twarakozweho n'Imana ikaduhindura tukaba abana bayo, dukwiye no kumenya gukoresha neza igihe cyacu. Kubera iki? Kuko igihe ni kigufi cyane. Igihe cy'umuntu ni kigufi. Bibi idefinisa ubuzima bwacu nk'imyaka 70 cyangwa 80 ngo tukaba turarangije ubuzima bwacu. Ariko ni ngombwa ko dukora tugifite umwanya, tugifite igihe, kuko igihe ntabwo tugihorana. Kuko ubuzima bwacu, niyo mpamvu buriya Mose yasenze isengesho rivuga ngo Mana unyigishe kubara iminsi yaje,
kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge ni ukuvuga ngo menye kuko igihe mfite ntazagihorana, koresha amahirwe mfite nk'iyafite kuko ejo uzahanje. Ubuzima ni bugufi cyane, ngira ngo nkunda kubivuga, niyo motivation nza numva igenga ubuzima bwanjye ni iri jambo rya Mose rivuga ngo utwigishe gukora ugifitiye kumenya ko ubuzima ari bugufi. Ubugufi bumeze nk'uburabyo burabza akanya gato bukuma, bumeze nk'igicucu kiza kigatambuka, bumeze nk'abanyakabyizi bakorera ibihembo. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi ku buryo bumeze nk'igihu gitamuka umwanya mutoya, ni bugufiya bugereranywa nk'igikenya. Ubuzima bw'umwana w'umuntu bupimwa, uburebure bwabwo bumeze nk'intambwe y'intoki, ni bugufiya cyane ku buryo twakagombye kuinvestisa mu gukorera Imana, kuko ubuzima bw'umuntu bumeze nk'ubusa nothing, ubusa, cyangwa bumeze nk'umwuka, cyangwa bumeze nk'ibyatsi bimera akanya gato mu kandi kanya bikuma, cyangwa bimeze nk'umwotsi utumuka nk'umurama, cyangwa bimeze nk'amazi amenetse adashobora kuyorwa. Ubuzima bwacu bumeze nk'umukungugu ugenda akanya gato ugashira, bumeze nk'isuri. Niko n'umuririmbyi yavuze ngo amazi ajyana iby'isi nk'isuri, nk'amazi ahurura akagenda. Ubuzima buza bugenda nka erosion, nk'isuri, nk'ibitotsi. Ubuzima bwacu ni bugufi bavandi. Kimwe gusa twakagombye gukorera Imana, kandi gukorera Imana ni no gukorera abantu. Uwomenya ko amahirwe, mureke mbabwire, hari umugani Yesu yaciye, turi kumwe ariko haleluya, Amen. hari umugani Yesu yaciye uwo nyamutunzi na Lazaro. Noneho ngo Lazaro, uriya nyamutunzi ntangazwa n'ukuntu batanditse izina ryiwe, bakamwita gusa ngo ni nyamutunzi, ni nyarukire. Ntibabe specific ngo byibuze bamuha izina ryiwe, ariko Lazaro umukene bamwita Lazaro. Ubuzima bari batuyemo murabizi, muzamusoma Bibiliya. Ariko ngo amaze gupfa, umwe ngo aja mu gituza cya Aburahamu, Lazaro, undi nawe aja iriya hasi mu muriro witeye kutazima. Ikiganiro cyabaye hagati aho ngaho, byarangiye nyamutunzi akoze demande, akoze ubusabe bubwira ngo nibamutonyangirize igitonyanga cy'amazi ku rurimi birananirana. Asaba demande ya kabiri ngo nihagira umuntu uzuka asubira ejo kubwira ab'iwabo mu rugo, nabo batazafata inzira yafashe. Baramubwira ngo habe niyo umuntu yozuka kibo kwemera. Iriya hejuru hariho abahanuzi, hariyo abavuga butumwa, hariyo ba pasteri, hariyo abaririmbyi baza babyumva ku manywa na nijoro. Ikibazo si ukutabyumva, niyo umuntu yozuka kibo vyemera. Uwogarura, mvuge rino jambo, uwogarura abantu bapfuye akabahereza amahirwe yo gusubira kubaho, bubaho bitandukanye nuko babaye. Ndabibabwira turi hano. Uwo bagarura bariya abantu bose, habe n'abagiye bakorera Imana, bose iyo bakayikora bitandukanye nuko bayikoreye. Aya mahirwe y'umwuka w'abazima kuba tukiriho ntituza tubiha agaciro. Ndagira ngo rero iki nacyo dukwiriye kucyitondera, tukagereza umwanya gukora mu gihe cyacu, gukora tugihari, kandi ugakora uburyo bwose bushoboka. Umubwiriza yaravuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ngo uyikwize ku mazi, nk'uko utazizera n'itazera. Kora wose ku nyungu zo guhesha Imana icyubahiro. Kora ugifite umwanya, kora ugifite imbaraga, kora umuhogo wawe ukiri muzima, kora imbaraga zikiriho, kora utaragera uvuga ngo sinejejwe nabyo. Gukorera Imana mu gihe cyacu. Ariko nanone wenda ikindi ndangiriza aho tuzakomeza ejo, sinshaka gufata umwanya munini kandi kinini cyane. Hari umuntu ushobora kuba yarakijijwe agakorwamo n'Imana muri, akamenya gukorera Imana icarico, akagira wenda ni concept n'ubu bumenyi, cyangwa agahishurirwa gukora mu gihe cye, ariko agakora
bitajanye n'ijambo ry'Imana, agakora bitajanye n'amabwiriza y'uburyo agomba gukoramo ibintu. Gukora ni kimwe ariko uburyo dukoramo ni ikindi. Ubwo nimureba muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 ni hariya twasomye ariko nshaka kurangiriza. Yesu atanga itangazo rivuga ngo abarushye n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Abarushye n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Yumva abakozi Imana izikoresha ni indushyi n'abaremererewe. Muri Yesaya ku gice cya 61 Yesu yarabivuze aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri je ngo kuko yansize amavuta ngo mbwiriza abagwa neza ubutumwa bwiza, ngo yatumye kuvura bafite imvune mu mitima, ngo no kumenyesha imbohe ko zibohoye. Ni indushyi ni imbohe, ni abashenjaguwe mu mitima, ni imvune, ni abatawe, ni abanzwe, ni abantu bene abo ngabo batari karifiye. Abo bose akabahamagara, akabazana, akabiyegereza, akabaruhura, akabavura, akabakiza, akabahindura, akabahereza ubuzima. Nicyo cya kindi twavuze ngo gukorwa mu murimo. Mwese itangazo Yesu ntaza aje kurekereta abakozi babaye trained n'abandi bateguwe n'abandi bavuye mu makampani y'abandi. Oya, azazana ibisezegeri, ibipfuye, ibihumye, ibitumva, nuko aya materme mpaye mugasa natumvikana neza mu matwi y'abantu, ariko twese nuko twari tumize. Twese twari indushyi, twari abaremererewe, twari ibisenzegeri, twari abavunitse imitima, twari abatawe, abangajwe, abadafite agaciro, abatazwi, ariko Yesu akadukuruza umugozi w'urukundo, akatwiyegereza, yamara akatwomora, akatuvura, akaturuhura. Amen. Amen. Ariko aravuga ngo mwemere, dore etape yindi ya kabiri, mwemere kuba abagaragu banje. Mugire gute? Munyigireho, mbabere icyitegererezo, munyigireho. Uriya Yesu niwe dukwiriye kwigiraho kuruta kwigira ku bindi byinshi. Niwe cyitegererezo cyacu, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abo ni ba bantu Yesu ahashaka gukoresha. Ariko avuga ikintu, aravuga ngo kuko kunkorera kutaruhije kandi n'umutwaro waje utaremereye. Gukorera Imana nzi kuruhije. Uti noneho utubwira bitari byo. Bivuze ni Yesu bivuze. Yesu aravuga ngo kumukorera nzi kuruhije. Ariko niba hari ikintu kiruhije abantu ni ugukorera Imana. Abashumba muri hano murabizi, natwe bavuga ubutumwa turabizi, abadiyakoni n'abandi mu nsengero murabizi, imvune n'umuruho murabizi. Ariko dore kenshi kiturushya nuko dukora tutamwigiraho, nuko dukora tudakora uko atubwiye, nuko kenshi dukora dufite ibindi dushaka, nuko kenshi dukora tugakora ibitari ibyacu bitaduhaye. Ariko uwo yaruhuye ugahitamo ko Yesu akubera intego ukamwigiraho, icyo aguhaye gukora ugikora woroshye. Ntabwo aza tuhambirira umuzigo, umutwaro uturemerere. Oya, kuko mwibuke neza, habe n'itaranto yatanze, bamwe bamuhereza 5, undi amuhereza 10, undi amuhereza 1. Bibiliya iravuga ngo yagiye ahereza umuntu wese bingana nuko ashoboye. Bingana nuko ashoboye. Dore
niyo mpamvu rero ataturemerera nuko ahereza umuntu wese bijyanye n'ubushobozi bwe. Gukorera Imana bifite amabwiriza. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu buzima bw'abasivili ngo anezeze igisirikare arimo, ntibibaho. Nta muntu wo kwiyandikisha mu gisirikare ngo namara ayoborwe n'amategeko y'abasivili. Niko Pawulo yandikira Timoteyo. Aravuga ngo kandi ngo iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ngo ntahabwe ikamba ngo keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Uyu murimo wo gukorera Imana hari uko bitegetswe, kandi uko bitegetswe nta kundi ni ukwemera kumwigiraho, kugenda dukora tumwigira. Impamvu biturushya ni za nyungu zacu dushakamo, ni bya bintu zose dukeneramo. Yesu yaravuze ngo maze mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabyongera. Biriya bindi twebwe nibyo byatuvunye, biriya bindi twabwiwe ko tuzongerwa nibyo byatuvunye mu gukorera Imana. Twavumwe n'inyongezo. Kunkorera ntikuruhije. Impamvu kutaruhije nuko icyo umuntu yahawe akagikoresha umutima agikora yose. Nimba hariho ikintu cyoroshe ni umuntu gukorera mu mpano yiwe. Nimba hariho ikintu kivunanye ni umuntu gukorera mu mpano itari yiwe, mu mwanya utari uwo. Habaho kugongana. None ko buriya kenshi ntiduhusha ibyacu tugakora ibitari ibyacu. Yesu yabivuze muri Yohana 12 no muri 26 aravuga ngo umuntu nankorera agire gute? Ankurikire. Ntabwo ari ukunkorera gusa, no gukorera bijanye no kumukurikira, no kumukurikiza, no kumurebera mwigireho ankurikire. Hariho kunkorera gusa, ariko hariho no kunkorera bijanye n'uko biteganijwe ankurikire. Uko aho ndi umugaragu wanje ari wazaho ko umuntu nankorera data azamuha icyubahiro, ariko ninga uzaba icyubahiro ni wamukoreye amukurikiye. Umuntu nakorera amurikire. Anditse Pawulo yaravuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo ngo twiyambure ibituremerera byose n'ibyaha bibasha kutwizingiraho, ngo dusiganirwaho dutegera, ngo twihanganye kandi ngo dutumbira Yesu wenyine, kubera ko ngo niwe banze ryo kwizerwa kandi niwe ugusohoza wose. Tugenda tumutumbiri, agenda kuyobora mu mirimo ukora. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, kandi bagenzereza bake kugira ngo bahabwe ikamba ryangiri. Naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Amen. Pawulo aravuga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanje mukoza uburetwa, ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ubwanje ntaboneka ko nteme gukorera Imana uko Imana ibidusaba. Reka ndangiriza ahangaha mvuga ngo dukwiriye kwiga gukorera Imana, tukamenya ngo gukorera Imana ni iki, ariko kandi tugatangira gukorera Imana twabanje gukorwaho, tukamenya ko igihe cyacu dufite ari kigufi tukagikorera mu Imana, ariko kandi tugakora bijyanye n'uko ijambo ry'Imana ridusaba. Gukorera Imana mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe, mu mafaranga yawe, mu mwanya wawe, mu mpano zawe Imana yaguhaye. Korera Imana yawe. Kandi gukorera Imana ni no gukorera abantu, kandi gukorera abantu ni no gukorera Imana, ni ubwo buryo dukoramo. Buriya ndangiriza ahangaha, ikintu cyose uzokora ukumva ufite mu ingororano y'Imana, ukumva kuragikora wumva uzagororerwa n'Imana. Habe n'izi ntwererano tuzadutanga zo gutwerera abantu babakora amako, nubwo mwibwira ko ari amafamili, habe n'imiryango yanyu mukorera, ubikoze wumva ko hari gukorera Imana. Uko niho ndangirire. Hanyuma nsenge twigeze tubyaye umwana wa kabiri, nari mu muhanda mvuye ku bitaro nishimye cyane, numva ijwi riramwe ngo ko wishimye uyu mwana n'uwawe.
ijwi rimbwira ngo uri umukozi wagiriwe amahirwe yo kuzarera uyu mwana, ariko uyu mwana si uwawe kuko ntufite ubushobozi bwo kurera umwana, bwo kurema umwana. Uwo kumva ko nibi tuza twita ngo ni ibyacu atari ibyacu, twabihawe. Ukorera Imana ukumva ko urakorera Imana no gukorera abana bawe. Yego. Ukorera Imana n'urugo rwawe, ukorera Imana n'amafaranga utanze ukumva ko urakorera Imana. Nariya yose baza baducira mu mafamiye kuko umurimo wose umuntu akoranye urukundo, umurimo wose umuntu akoze adahatwa, yumva akorana ubushake kandi abikoze ku bw'icyubahiro cy'Imana, uwakorera Imana kandi uzawugororera. Kandi kenshi tuba dukora imirimo myiza ariko tutabanje gutekereza ngo uyu murimo uzawugororerwa. Ndagira ngo tubanze dusubire dukora ibintu byinshi ariko mu bibazo by'amafamiye turadukemura, ariko rimwe na rimwe tukabikora tuhaye tuvuma abo tuba tubikore. Yarangoye ariko aba nabo ariko izi faranga murabizi benshi mpayavugana murabizi kora ariko wumva ko hari unakorera n'Imana, nubwo ari abavandimwe bawe, nubwo ari imiryango, nubwo ari abagutaki, nubwo ari ibyo waciriwe, ubihindure muri sansi yo kumva ko icyo uhaye ukora gifite inyungu mu bwami bw'Imana kandi ugifite mu ngorora. Haleluya. Haleluya. Kuko nitugera mu ijuru bimwe mu byo tuzogororerwa ni igihe tutamenye ko twabikoze. Bibiliya bivuga dukwiye guhindura ikintu cyose dukoze tukagikora muri sanse ituma habamo n'ingororano, ituma tunanezeza Imana. Kandi ikintu cyose umuntu yakoranye umutima ukunze n'urukundo, adahatwa, adasunikwa, ifite ingororano imbere y'Imana. Ndagira ngo dukorere Imana noneho mu buryo twumva guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Reka ndangiriza ahangaha. Nibyo bintu numva twari kuvuga ubu. Ejo wenda Imana nidufasha tuzavuga inyungu dukura mu gukorera Imana, ariko na attitude n'uburyo twakagombye gukorera mu Imana. Ni ngombwa ko dukorera Imana, ni ngombwa ko dukorera Imana, kandi ni ngombwa ko twitanga mu byo dukora mu buryo bwarwo gusa. Niyo mahirwe gusa dufite. Bibiliya avuga ngo ntimukibikire ubutunzi bwanyu aho abajura bazobutwara, ahubwo mubike aho ingesi n'inyenzi zitazabucukura. Kandi ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ngo niho n'umutima wiwe uburi. Amahirwe dufite none wenda ejo ntituzaba tuyafite, ariko ndagira ngo twe kuyapfusha ubusa dukorera Imana. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana. Ni ngombwa ko ndabisubira mu bavandi, ndagira ngo nkangure umuntu usinziriye utari uzi ko afite igihe kibazo, afite n'amahirwe yo gukora Imana. Niba udafite impano ngo uje kurubwiriza nk'uko twatubwiriza, ufite amafaranga woyakoresha mu bintu runaka, ufishe umuryango hari uko wokora, wosura abarwayi, wotabara abantu bari muri gereza, ufite icyo wokora. Nta muntu n'umwe w'umushomeri wakijijwe uhaba. Umuntu wese afite umurimo Imana yamuhaye, kandi imirimo yacu iratandukanye. Ikibazo gihaba nuko gusa tuza twumva ngo ba pasiteri nibo bakuru kuruta umuntu wawe kubura, cyangwa kuruta uwagiye gusura, cyangwa kuruta umudiyakoni, cyangwa kuruta uwatanze ifaranga ziwe, cyangwa imirimo yacu yose irangana imbere y'Imana biterwa n'impamvu igutera kuyikora. Reka nsenge Imana. Ariko ngira ngo iri jambo nuko twibutsa ngo twongere twisubizemo imbaraga zo gukora Imana. Icyambere dukorera Imana twumva ko gukorera Imana ari ikintu cyose cyose dukoze gihesha Imana icyubahiro. Icya kabiri tubanze twemere ko Imana inadukora mu muri agakiza kacu kaba intandaro yo kwikorera. Icya gatatu tumenye ko igihe dufite muri isi kibaze ari kigufi, dukorere mu Imana nk'abantu badafite igihe cyose. Turi abantu bo ku manywa bugiye kwira n'igihe tutabasha gukora, ariko kandi tunakorera Imana bijanye n'uko ijambo ry'Imana ribisaba. Imana idufashe kandi Imana iduhese umugisha twese mu izina ryayo. Amen. Reka nsenge Imana. Turagushimye Imana yacu ko uduhaye umugisha wo kumva no kudukangura kugira ngo tugukorere n'imitima yacu
n'imibiri yacu n'ibitekerezo byacu n'urukundo rwacu tudafite izindi nyungu runaka dushakisha, ahubwo dufite impamvu yo kuguhesha icyubahiro. Iri jambo rigere muri twese kandi riduhindura, uduhishurire uburyo bwo kugukorera kandi uduhereza imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi kugira ngo icyo dukoze bitanga umusaruro ubwami bwawe. Urakoze kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu umwami wacu.